under NSHIMA. Ndagusuhuje nshuti muvandimwe ukunda gukurikira inkomoko y'indirimbo turirimba n'abahimbyi bazihimbye. Ni kuri Rwanda NSHIMA njye ukunda kukugezaho amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Nitwa Jacques Lameck. Abantu benshi bazirikana iminsi itandukanye yagiye iba by'umwihariko ku buzima bwabo. Hari abazirikana umunsi w'urukundo rwabo, umunsi urukundo rwabo rwatsinze. Abandi bazirikana umunsi bavutseho, ntibajya bawibagirwa kuko ari wo baboneyeho izuba. Hari n'abazirikana iminsi y'akababaro yagiye iba mu buzima bwabo mu bihe bitandukanye, nko gutandukana n'inshuti kwabo n'ibindi bitandukanye bijya bibera kuri uyu mubumbe. Ariko kandi uyu munsi ndifuza kukwibutsa wa munsi wemewe n'Imana, umunsi wa mbere mu buzima bwawe, umunsi Imana yemeye ko ubaye umwana wayo kubwo kwemera igitambo cy'Ikaruvali. Waba ugeze kuri Rwanda NSHIMA bwa mbere, nkuhaye ikaze kandi nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Uyu munsi ndifuza ko tubana mu kumva amateka y'indirimbo, amateka y'umuhimbyi kandi w'indirimbo ivuga ngo shima umunsi nakwemeye. Mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana ni iya 66, igitabo cy'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Naho mu gitabo cy'Abaprotestanti mu ndirimbo zo gushimisha Imana yitwa umunsi mwiza nibuka, ikaba ari indirimbo ya 93. None se iyi ndirimbo ivuga iby'umunsi mwiza yahimbwe nande? Niki cyatumye ashima kandi atibagirwa uyu munsi yemeyeho umukiza? Yitwaga Philip Doddridge, yavutse mu cya 702 hari ku itariki 26 z'ukwa gatandatu, avukira mu gihugu cy'Ubwongereza. Philip yari umwana wa 20 mu bana 20 ba Daniel Doddridge. Niwe wari umuhererezi. Mbere yuko Philip amenya gusoma, mama we yatangiye kumwigisha amateka y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ariko mama Philip mu cya 711 yaje kuva mu mubiri. Philip yari akiri akana k'imyaka 8 gasatira mu 9 gutyo. Hashize nanone imyaka 4 se wa Philip nawe yahise apfa hari mu cya 715. Philip urugamba rwo kubaho rwari rutangiye. Philip mu cya 712 yatangiye kwiga mu ishuri grammar school riherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa London. Aho muri iryo shuri sekuru yari yarahabaye umuyobozi, ariko icyo gihe ryayoborwaga n'umugabo witwaga Daniel Mayo. Philip yakomeje kwiga amashuri atandukanye ndetse kugeza ubwo aniyegurira inshingano zo kuba umuvugabutumwa ukomeye, by'umwihariko nyuma yo kwiga muri Kibos. Ku myaka 27 Philip yabaye pastor w'itorero rya Castle Hill Congregation Chapel, aho yanahigishaga amasomo arimo Ikigiriki, Igiheburayo, imibare, filozofiya, Bibiliya na teolojiya n'ibindi. Philip yakoze imirimo myinshi mu buzima bwe, ariko uyu munsi reka twibuke ko ari we wahimbye indirimbo nziza ivuga ngo shima umunsi nakwemeyeho, cyangwa umunsi mwiza nibuka. Ni indirimbo yatangiye kwitwa indirimbo yanditswe na Philip, yayanditse mu kinyejana cya 18. Philip yazirikanaga umunsi w'ibyishimo by'amahitamo ye, umunsi yemeyeho umukiza we. Philip muri iyi ndirimbo yahaga agaciro uyu munsi kuko ari wo yababariwe mu ibyaha. Wari uzi ko iyi ndirimbo yakunzwe cyane ubwo yakorwaga n'umunyamuzika w'umuhanga witwaga Edward Hawkins. Iyi ndirimbo yagiye ikoreshwa ahantu hatandukanye, by'umwihariko bibuka umunsi runaka. Mu cya 969 iyi ndirimbo yabaye indirimbo mpuzamahanga. Wari uzi ko iyi ndirimbo yaririmbwe mu ruhererekane rw'amafilime rwitwaga Sister Act. Ni indirimbo yakunzwe cyane y'umunsi, indirimbo yakunzwe
ivuga iby'umunsi umunyabyaha yemera umwami we wamucunguye. Ni indirimbo ivuga ngo shima umunsi nakwemeye, shima umunsi nakwemeye mwami Yesu mukiza we, shima cyane n'umutima, ndabwiriza ibinezeza biramaze, napfiriwe nduwa Yesu wandokoye, yangize uwe nkurikire, shima yuko ntowe nawe, mutima wanjye ruhuka, reba mwijuru ahejejwe, ntugasiga umwami wawe, bana nawe mwumvikane, iteka nzagukorera, iby'isi ndabizinutswe, nkugarutseho noneho sinzarorera kwishima, ubwo umucyo wo mwijuru uzamurikira iyi si, sanganira umwami wanjye tuzibanire mwijuru, mpimbaze mpimbaze Yesu wankijije ibyaha, anyigisha kumuramya ngo nezerwe iminsi yose, mpimbaze mpimbaze Yesu wankijije ibyaha. Iyi ndirimbo bashingiye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 35, amagambo avuga ngo Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ni indirimbo ivuga ibya Filipo n'inkone, wari umunsi wa mbere ku nkone. Inkone yo yasanzwe isoma, ariko ibyo yasomaga ntiyari ibizi rwose, maze Filipo arayibaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Filipo atangira kuyisobanurira uko umwami we yajyanywe nk'intama bajyana kubaga. Filipo akomeza kumusobanurira ibyo kwicisha bugufi k'umwana w'Imana. Ariko ubwo bagendaga bagera ku mazi, inkone yari yanyuzwe no kwicisha bugufi k'umwana w'intama. Mbega ukuntu inkone yisabiye Filipo kuyibatiza ku nkone. Wari umunsi wa mbere kuko yari imaze kumenya uwayikijije, kandi iminsi yose yari kuzahora izirikana umunsi yahuyeho na Filipo ko ari wo munsi wa mbere yibuka, wari umunsi wa mbere ashima. Iyi ndirimbo yashyizwe mu njyana na Johann Anastasius Frelinghuysen, bwari ubwa mbere, ariko ahagana mu kinyejana cya 19 haboneka indi njyana nshya yakozwe na Edward Francis Rimbault, ari nayo tuyirimbamo uyu munsi. Iyi ndirimbo uwo Francis yahise anayiha gusubiramo kwayo chorus, kuko Philippe ntayo yari yarayihaye. Kuva ubwo ikomeza kugenda yamamara, igenda ihindurwa mu ndimi zitandukanye kugeza na magingo aya. Philip Doddridge yaje kurwara igituntu ku myaka 49 y'ubukuru, ubwo hari mu cya 751. Bivugwa ko inshuti ze zagerageje kumwohereza i Lisbon muri Portugal kwivuza. Bari bafite ibyiringiro ko umuhimbyi w'iyi ndirimbo azongera akabaho, ariko byaranze rwose. Philippe apfira muri Portugal. Ntibyakunze ko agarurwa mu gihugu cye cy'Ubwongereza, ahubwo yashyinguwe aho muri Portugal i Lisbon. Nuko Philip Doddridge, mwarimu w'aya masomo, pasitoro kandi umuhimbyi w'indirimbo ivuga ngo shima umunsi nakwemeyeho, cyangwa umunsi mwiza nibuka, ibye birangirira muri Portugal. Dusoreje aha amateka y'indirimbo ivuga ngo shima umunsi nakwemeyeho, umunsi mwiza nibuka. Ndagushimiye cyane wowe muvandimwe twabanye muri aya mateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Nkwifurije ibihe byiza, kandi nkwifurije kujya uhora uzirikana umunsi wemeyeho by'ukuri umwami wawe. Kandi niba utaragira umunsi wa mbere mu buzima bwawe, umunsi w'ibanga, ibanga ryawe hagati yawe na Yesu, tangira uyu munsi nawe witwe umunsi wa mbere wibuka. Imana iguha umugisha. Nitwa Jacques Lameck. Imana yo mu ijuru ibane nawe.